iyi kese ishobora kwamburwa agaciro kuri aka kageni mu minota itarenze 2. Ibi bintu byumvikana bite? Ngiye ko ntajya bikurura ngo mbyumve. Ubu nyuma yo guhamwa ibyaha biragiye biracecetse ngo cwe, ba victime bagende baje gutoragura amasashi. Princekid arihe? Princekid yabanuwe mageragere mu bitubwire. Princekid yaratorotse tubimenye. Urumva? Uzi ko ibingibi bya Princekid birutwa n'ibyandimbati. Ntabwo na ndimbati byaragiye arafungurwa abantu biciragura ariko arafungurwa tumenya ko nuko byagenze. Princekid arihe? Niba ari mageragere umugore warihe? Princekid arihe? Ibintu birababaje. Dukeneye kumenya ahantu Princekid ari. Princekid yarakatiwe bira bintu my friend. Princekid yakomerekeje imitima ya benshi. Ibi bintu ntabwo byaba bitangaje arakasa mutwe kubona abantu bose bashobora guceceka. Princekid akagenda pe gutya pa. Nta kintu ari kuri gitangaza. Naramubajije Oswaki, naramubajije my friend. Naramubajije uwo muntu mbwiza ikintu yambwiye, yarambwiye ngo 100% ngo arabizi ko Princekid atari mu Rwanda yigendeye. Yavuga iki? Yarenzaho iki? Ko yumiwe nawe. Ko yumiwe. Yarabwiye ati ndabizi amakuru ko yagiye, byo ndabizi yamushwa, ariko se yarenzaho iki? Yarenzaho iki niba aya masaha uru rubanza rwahagurukije igihugu cyose, umuntu pe atoroke cyangwa agende nuko. Uzi ko bagira ngo babe gukina seriko seri nova ngo ni nkabamenya filime niyo bakina igihe kikagira bakayizimya igihe bashakiye. We wanna know where Princekid arihe? Princekid wakati imyaka 5 arihe? Mutubwira ahantu ari. No, ntabwo byigeze bimubabaza. Ntabwo ikibazo se ahubwo ngo byaramubabaje. Ariko nawe urumva ikibazo ubumbajije. None se ngende mu mutima we. Kabanya makuru bita. Ubwo urumva nagusubiza iki? Nagusubiza iki? Aha ngaha ndi kurebaza ese za YouTube channel ziri he? Za YouTube channel zimbura mukoro zitazi gukora content birirwa baza gufata space zanjye. Muri he? Mudashobora kugeza aya masaha mufite access yo kwa mushobora gushaka information my friend. To do a journalism niba biranantangaza zima mwizitangaza makuru inkuru nkingi ntimuyikoreho byonyine. Kuba mushobora gushaka amakuru mukayabura kuri Princekid byonyine nayo ni inkuru. Ni inkuru ishobora kugurishwa. Ariko what's wrong with you people? YouTube channel zirenga 100 aya masaha murabyagiye murazibye muracecetse igihe byari muntu. What's wrong with you? Ikibazo cya Princekid mukigize nk'icya Miss Shanita. Nabonaga mufata kinyusi mugafata Bruce Melody mukagera ngo ibinyamakuru bigacicikana ngo Bruce Melody ngo yagize. Ngo Bruce Melody ngo yibye ngo yabuze ntuza. Ngo Bruce Melody ngo yabuze ngo yatwariye umunyamakuru ngo indaba ku kibuga cy'indege ngo w'umugabo. Mukandika ibinyamakuru bikandika. Mudashobora kwandika ku modoka miliyoni 45 y'umwana w'umukobwa yamburiwe Tanzania. Mukaziba. None uyu munsi Princekid ahamijwe ibyaha ko yasambanyije abakobwa bana akabatangamo amapase. Mutwari dutegereje umunsi wo kugira ngo tumubone ari kujya kuryozwa ibyo yakoze,
aya masaha murabyagiye murazibye ubu ngubu mwagiye kujya gukamura ibishanga muri kwandika ku nkuru ngo dufata ngo bamuririmbye ngo bamukoreye indirimbo ntabwo mushobotse itangazamakuru murakasa mutwe dukeneye kumenya uwakatiwe ibihano uwagomba guhana imyaka 5 nibyo ari mageragere cyangwa yaratorotse nk'uko bivugwa noneho nk'uko urubanza rwaci kababazi impamvu tuvuga kuri Princekid ntabwo turuva ku mutura gusanzwe my friend nitwe tuzana tugakora space ntabwo ari uko dufite izindi content dufite content nyinshi my friend murabizi ko content zihari muri sober living byacitse abanyarwanda babafunze babamaze ntabwo turi kubivugaho we have a lot of stuff twakabaye tuvuga for right now ariko Princekid he's a public figure n'umuntu wajyaga kuburana na televiziyo n'ibinyamakuru byose bose bakagenda inkuru umunsi wose content headline igahinduka Princekid ariko umunsi wo kugira ngo amanuka aje mageragere guhanirwa ibyo yakoze bajya ngo turi mu cyunamo ntimushaka kuvuga mutubariza amakuru nkango mufite amakarita ya RMC where is Princekid arihe Princekid yatangiye kujya mageragere kujya guhanwa bano bana tumenye ko abonye ubutabera cyangwa Princekid ibyo avuga yaratorotse mu bitubwire ni bande bafite Princekid mu nshingano zabo ni bande ni RCC ni ese niko babyita Osoki niba ari RCC kuki bataduha amakuru ndamuhamagara ntanyita message iri kugenda kanzunguriza umutwe kanguhamagare bwa nyuma uyu ni speaker wa RCC batubwira amakuru ubu ngubu ngiye gushaka amakuru muri immigration imenye niba yarasohotse niba urwego rudashobora guhamagara kuko ntibitaba so tugomba kumenya amakuru tukamenya niba yarasohotse noneho ngo twigeze kugira ngo abantu ngo bakora ngo nk'aba feminist abakora nkabo kuko ngiye ntabwo nemera ko mu Rwanda dufite aba feminist ntabo uyu munsi mwakabaye mwashize ingutiya mu mutwe muri gusakuza tukamenya niba Princekid yaragiye kurangiza ibihano ntabwo muri kubikora Princekid ni public figure Princekid byonyine no kuba kujya kuburana ibintu byaracikaga abantu bagahaguruka wiseka Princekid abantu bagahaguruka bakaza bagasara Princekid wagiye kuburana Princekid bamukatire akatirwe bimere nk'ahantu biceceke completely bisa nk'ibitabayeho umwana w'umukobwa bahawe ubutabera gute okay gutoroka k'umuntu ntabwo ari ikibazo Princekid ntabwo ari muri Australia Princekid yabanje kujijisha akajya afata Megan umugore we Elisa akamuhereza ku gisenyi ku mazi bakifatisha amafoto kugira ngo berekane ko ari mu gihugu umwana w'umukobwa abaciyeho Princekid yarategereje yavuye mu Rwanda mu minsi ya nyuma habiri minota mike kugira ngo bamukatire amakuru mfite bamwe batubwiye ko anyuze Uganda abandi bari kutubwira ko anyuze Burundi batanga amakuru atandukanye noneho bambwiye ngo yacomotse ngo anyuri Burundi ngo yaciye Burundi agenda icyo dushaka kumenya Princekid nibyo yacitse ubutabera ahunga ibihano yahawe ibi ngibi kubitangaza ntabwo ntekereza ko ari igitangaza mutubwira amakuru ya Princekid my friend turashaka kuyamenya nk'abantu twakurikiza imanza bigaciye umutwe Miss Rwanda igahagarara ikaba itazongera kuba cyangwa izaba dukeneye kumenya hano Princekid ari mutubwire yaratorotse cyangwa none se niba yaratorotse babyeyi muraha abana b'abakobwa bacu babonye ubutabera mutubwire urumva so rero ibyo ngibyo kugira ngo abantu bakaza Princekid ntabwo ashaka kumuvugaho ndebera iri tangazamakuru dufite
ntimuzongere kutubwira ko iri tangazamakuru mumeze nk'amarobo muvuga ni gute kugeza amasaha mudashobora kwandika inkuru kuri Princekid ko Bamporiki bagiye kumufunga mukabitubwira simwabitubwiye n'umunsi yagiye uyu nguyu uje telefone ya Debeni telefone my friend telefone ariya ngo ni drug dealer ninde uyu nguyu uje telefone ya ninde Dani umuntu nk'uyu nguyu agende birirwa bajya kumutunga kamera ariko Princekid warepinze wafasha abakobwa kabenda abandi akabatanga abandi bakabakuramwo amada abandi akaburiza inda agakora ibintu nka biriya aya masaha cukwe ngo ni exdira uye telefone sha iPhone 14 tugeze kuri 13 aya masaha igeze ku madolari 300 niba atari 400 mwirirwa mujya gutunga kamera ngo exdira bamufunze exdira bamubanye ngo byagenze uko ngo yajuriye n'ibiki mutubwire kuki mudashaka amakuru kuri Princekid ibi ngibi harazana profession y'ubunyamakuru wiseka sande wiseka buriya iyo ngiye murabizi iyo ndi muri ibintu nk'ibi ngibi isukari razamuka especially iyo tugeze muri ibintu by'intuza bya ibi ngibi birimo abana b'abakobwa ibi nakasa mutwe ni gute umuntu washinjijwe ibyaha bimeze kuriya biteye agahinda aya masaha bishobora kuba twe inkuru ya Princekid ikamera nka katawuti mu mupira w'amaguru wasanga muturanya ati kese ishobora kuzarangira iguciye ijosi nta kese ndi abantu muri gusaba mike nta mike mbaha murashaka kuza kuvuga iki nta mikro mbaha nta mike ndi bubahe dukeneye kumenya ahantu Princekid batubwire Princekid ari na iryo terabwoba muzajye kuribwira inka Nyabugogo mwabarezi mwe sancu umutwe iryo terabwoba ntimukarinzaneho abantu muri gusaba mike muretse kuyisaba ntabwo ndi bubahe mike ariko Princekid ni superstar Princekid ni icyamamare my friend tugomba kumenya ahantu Princekid ari turi kuvuga ku mfungwa yakatiwe itangazamakuru ibi YouTube cyangwa bitagira content kuki mudakora kuri Princekid tukamenya ahantu ari ibi ni ibanga turi kuvuga ku mfungwa bikeko ko yatorotse ni bangahe bagiye batoroka tukabimenya bigasakuza Princekid ni gatiki ku buryo ashobora kugira ntibabitubwire ibije dukeneye kubimenya nuko muri RCC batari kunyitaba nibanyitaba abanyamakuru ngo barahamagaye ngo niki ariko turashaka kumenya babandi bavugira igitsina gore di babagore bari babakobwa bari he niko abafeministe b'i Kigali bameze nk'abanyonzi ba Kimironko Remera bamwe bahagaritse iyo batariye ntibavuga abafeministe b'i Kigali n'akasamutwe bavuga babishaka abafeministe b'i Kigali n'akasamutwe oswaki mwamuretse kuzamuka mwoka byaramo muretse kuzamuka Sylvie murambabaza iyo mbona mudashobora kuvuga ikibazo nk'iki hanyuma ihohoterwa kankubaza ikintu kimwe niba Princekid yagiye ninde mugabo uzatinya kurongora umwana w'umukobwa bashobora kubyima agaciro umuntu warongoye umwe babiri batatu bane tubare amakode batubwiye akarya uwa mbere akarya uwa kabiri uwa gatatu uwa kane uwa gatanu
mugaceceka. Uwo muntu urashaka kumbwira ari reka babwize ukuri, abakobwa bagiye kujya babarongora niba ari uko bimeze, kuko niba ibi ngibi bidashobora kuba isomo ngo bibe isomo Princekid ibi bintu uru rubanza baciriye Princekid byari kuba ubutumwa bwiza kuba mu gihugu hose, muri society yose, ko ibi bintu bigomba kubera abandi isomo. Umuntu ukoze ibintu nk'ibi ngibi guhohotera abana b'abakobwa agomba kuzirika bakamukanda ijisho ngo barikanze uriya. None niba uwarongoye urenze umwe akarya abana, twamenye amakuru n'ibindi bitigeze bivuga mu rukiko tutavuga aha ngaha byaba bigize icyaha, ariko se tuzaturike tuvuge amabi yakorewe bari abakobwa, tuzabivuge tuvuge abantu bakoranaga na Princekid kugeza amasaha batigeze bafungwa, batakurikiranye Princekid akahishyirwa ikibaba. Amafaranga niba Princekid yatorotse, amafaranga niyo yatumye Princekid atoroka, ni imbaraga z'abanyamafaranga. Ndahangaha kuko tugomba kuvuga ko aba bakobwa bari bakwiye justice, bikaba n'isomo ku bandi. Princekid nadafungwa bizaba ari ugushyigikira ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa. Byumvikana uko bivuze nk'akasongoye iwa niko kuri. Ibi ngibi byo kunkanga munyarika mu DM ngo uzabizira mbizira. Princekid ashaka kuba yiki. Noneho hari abatangiye kuntera ubwoba ngo Olivier ngo wa Volcano ngo atuye muri Canada ngo azanshaka. Uzaze twesurane sha. Ibi bintu tugomba kujya tubivuga mu mazina yabyo. Oswakimu nk'itangazamakuru ngena narabarakariye, mwaratugambaniye, ntimuzongere kutubwira ko mudushakira amakuru yahe mutubwire Princekid ari he, niko kazi kanyu mushinzwe, mutubwira ko Princekid ari. Bitari ibyo ntimuzongere kuza kudutangariza amakuru, ko ntabwo amakuru mutangaza ntabwo bariyo. Niba kugeza amasaha amakuru tuba dukeneye araya, mwe mukatuzanira amakuru ngo bagiye gukamura ibishanga ngo mu karere ka Ngoma, ngo sinzi ngo Yorode kuri ngo ikibuno ngo cyaturitse, ngo sinzi ngo Mutesi Jolly ngo yikoze isura, ngo sinzi ngo isi ibiki. Umbabarire undebere network zanze ko tuvugana, ubwo twavugana ejo nta kibazo. Ejo nzaguhamagara ugomba kutubwira niba Princekid afunzwe cyangwa atafunze. Ariko mbere yuko anyitaba ndamanza mbakupe, kuko ntabwo nemerewe n'ibingibi ndi kumuhamagara. Aramutse anyitabye mpita mutinga, ntabwo byemerewe ko mvugisha umuntu nkamuzana on public ntabanje kumusaba uburenganzira. So twumvikane, nibitankundira nibidakunda aimere nibikunda ko tuvugana ndabamutinga muvugishe mutumva, kuko kumuvugisha mwumva ntabimusabye bikoze icyaha. Oswakimu, ukwitotomba kwangiye wakwakiye gute cyangwa urakumva gute gufite ishingiro? Godfather wiriweho bwana Oswakimu. Sylvie Nsanga ndamusuhuje nawe. Oya wimusuhuza uyu nguyu n'umufeministe bazimye, nta kintu basuhuza ngo nta cyo oya n'umwana mwiza genda mukunda. Uramukunda ariko nta niba umuvuga nabo mbwire nceho nigende. None se twavuze niyo mpamvu mwaze no kuvuga Princekid, kuko ndabizi murega mugiye mukorera ikimenyane. Nabari kuri space bane ndabasuhuje. Hanyuma nibwo bwa mbere nabona Godfather wandikirwa comments zibishye. Izi ngizi mpora nzandikirwa, ariko ni propaganda uri kuzana. Izi ngizi se ngewe mbitaye izi ngizi ko ari abangaba ko ari inkunda rubyina. Umva nk'uyu nguyu ngo arafunze mani. Princekid ni umwana wirwanyeho one day from day one muza facing face to face to your door. Ngo iki ariko ngo baze Godfather wabera ntabwo uratereta, kandi wenda ukaba watereta n'umubo ufiteho inshingano. Reka nkubwire ibyo ngibyo, reka nkubwire, ntabwo ngiye ku Princekid kwenda bari abakobwa ntabwo ari ikibazo, sibyo? Ariko umva ikintu cyatumye Princekid mva niba ubyibuka
twumvikane ikintu kimwe cyese niba waraje nyuma. Njye bwa mbere nakoze space naravugaga ngo mureke dukore petition yambura Mutesi Jolly Kamba, ngo uyu Sylvie hano twambure Mutesi Jolly Kamba wagambaniye Princekid. Ubu ni ubunyamaswa, murabizi akimara ya majwi yamuhita kijya hanze. Turavuga ati aka ni akagambane Mutesi Jolly akoreye Princekid, mureke twamagane Mutesi Jolly. Niba ubizi, niba warabikurikiranye, namaze hafi umwaka njye na Mutesi Jolly tutajimbizi tuguruka, yanyise squaro, murabyibuka, arantuka ntabyo atakoze. Mutesi Jolly niwe muntu twateranye amagambo hano kurusha abandi, ariko byaje kurangira njyewe nafashe ya mbere nishakira amakuru, nkurura amakuru kuri aba bana. Amakuru yose ndayafata ndayamenya, amakuru ndayamenya oswati. Mvugana n'abantu bakoraga muri Miss Rwanda bose, mvugana na hafi y'aba victims bose, menya realite n'amakuru. Mfite ibimenyetso ngiyewe, mfite naguze external, ndavuga batazagera gutya na telefoni bakayiba. Naguze external yo kubika amakuru y'ibintu bya Miss Rwanda, ndabifite. Mpora nyibitse mu modoka kugira ngo nizitazashya igahiramo. So bivuze ngo ibyo ndi kukubwira bifiteho amakuru. ureke ibingibi. So rero ninkubwira ibi bintu oswaki, mfite amakuru kuri ibi bintu bya Princekid. Wakomeza kumanutse garuka. Rero aba bantu impamvu batabivuga baceceka, ntekereza ko babikora ubwende. Itangazamakuru ryaraguzwe n'uyu musore, ariko uzi umuntu ugera aho yitambikirwa na Jean Paul. Ni Jean Paul harya umwe bagiye gutuka wibasiye Mutesi Jolly agafungwa. Uzi ngo biriya bintu ni ibintu byoroshye? Uzi ngo ni ibintu byoroshye? Ntabwo mubizi. Sylvie urahari? Ndahari. Ndashaka kukubaza ikibazo kimwe nk'aba feminist, nubwo njya bikunda ngo ntabwo bahagarariye, ndabizi ko utabahagarariye. Nk'aba feminist muri iki kibazo muragikoraho iki, muri kubivugaho iki, muri kubikoraho iki? Abana babonye ubutabera byararangiye mada? Ngewe nakubwiye ko batabonye ubutabera, ariko maze kubona ko ntabwo ngomba kubakunda kurusha inzego zishinzwe kubakunda. Iya mbere ari RIB, iya kabiri prosecution, iya gatatu ari nde. Urumva